neza abamayina, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi mbafitiye amakuru meza cyane, amakuru meza ya listing cyangwa se ya coin zigiye kujya ku isoko. Gusa iya mbere ndumva yarangije no kujya ku isoko, nubwo itari yajya ku isoko biri official, ariko yo ndumva yarangije kujya ku isoko. Uyu munsi rero ngiye kubabwira kuri update ebyiri ziri muri mining ebyiri zitandukanye. Harimo iyi bita NU n'ingi bita Rubi network, nizo ngiye kubabwiraho update nziza cyane. Buri muntu wese ukora mining yagakwiye kwishimira, bitewe nuko ni intambwe nziza cyane ndetse intambwe zikomeye. Okay, reka duhere kuri iyi bita NU. Okay, uraza niba usanzwe mininga, uraza wandikiye muri Play Store, hanyuma wandikiye NU gutya, NU network gutyo, uri kubyumva, NU network, hanyuma ukora search. Ukimara gukora search, iyi ya mbere iri buze iyi ngiyi, yino application ya mbere ifite iyi logo, aba ariyo ukandaho, niyo uri bugirute, niyo uri bukande, uraza uyikandeho. Hanyuma wowe uraza gusanga hano handitseho ijambo update, bitewe nuko njye narangije kuya updatinga, wowe urasanga handitseho update, uya updating. Okay, ukimara kuya updatinga urahita uyifungura, urahita ufungura iyo application. Guys, iyi mining iri seriye cyane, muri mining zose tumaze iminsi turi gukora. Nari narayiciye amazi, ariko icyo nakubwira cyo muri ibi bintu bya mining, ntihakagire mining uzajya uca amazi, bitewe nuko urabona ko hari mining nagiye nibandaho nkashyiramo imbaraga cyane, ariko kugeza na n'izi saa zitari zagira icyo zitubwira. Uraza hanyuma ukimara kujya muri application warangije ku updatinga, uze hano kuri utu turongo dutatu hano. Guys, iyi update ni nziza cyane, ntihagira akantu utarutse kugira ngo utagira akantu nanone uza gucikwa. Okay, ukiyakanda kuri utwo turongo dutatu nanone urahita ugaruka hano handitse trade. Hano iyi future ntayabagamo, yajemo aruko dukoze update ya application. Niyo mpamvu nababwiye mubanze mukore update, ubundi mubone mugirute, mubone muze hano. Urazo kandi urahita uhinguka hano, ubwo gutya nibwo bwa mbere uraba winjiyemo, nyine uraba winjiyemo bwa mbere. Hanyuma hano barakubwira ngo ukore wallet nshyashya. Hano aha kabiri bakakubwira ngo mbese usanzwe ufite wallet, bitewe nuko tudasanzwe dufite wallet, urahita uza hano handitse create new wallet. Hano urahakanda, ukiyakanda baguhitishemo, nituza tugakanda hano ahangaha, hano katuhakande. Urabona ko izindi ziracyari coming soon, muzizongerwamo. Harimo Bitcoin, hakabamo iyi ngiyi nyine iyi mining yacu turi ku mininga, hakabamo n'ingiyi bita Solana. Okay, noneho twebwe turaza dukande hano kuri iya mbere, hanyuma dukande nanone ahangaha tuvuge ko dukomeza. Hano turakomeza, hanyuma hano tuze tuyite izina. Okay, urashyiramo nuze wallet ushaka kujya tradingiraho. Wenda tuvuga urugero, niba ari twabonye ari, wenda ntandikemo n'urugero nyine ikizina nshaka, wenda n'urugero, ukanda hano handitse create wallet. Hano ikintu bishatse kuvuga ahangaha, iyi mining dusanzwe tumininga, ubu ngubu hajemo uburyo bwa trade. Ubu ngubu ushobora gutradingiramo, nubwo harimo token atari yageramo, gusa ushobora kuza ugakora trade, ushobora kohereza ukagira ute, byose urabona ko hano ushobora kuza ukohereza nuze BNB, urayibona dore ngiye, ushobora kuza ugakora transfer ukoresheje BNB. Mbega harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma iyi token ikintu bafunguriyeho ni trade. Ubu ngubu trade yatangiye cyangwa se yatangijwe, ubu ngubu gutradinga biremewe. Hanyuma batangaje itangazo rikomeye, bavuga ko tariki 24 z'uku kwezi coin yabo izajya ku isoko. Iyi ngiyi niyo izajya ku isoko, ino coin yabo niyo izajya ku isoko. Bafite coin ebyiri, bafite iyi bita NU ariyo turi ku mininga, iyi ngiyi NU niyo turi ku mininga, bakagira n'iyi
nayo iyi ngiyi, noneho iyi ngiyi yindi ya kabiri bafite niyo izajya ku isoko ejo bundi tariki 24 z'uku kwezi turimo. Ejo bundi tariki 24 mu itegeko iriya coin yabo izajya ku isoko. Ubwo niba udasanzwe umininga iyi mining warahombye. Katwigire muri Rubi network. Katujye muri Rubi network. Okay, amakuru meza ari muri Rubi network. Reka duhere kuri aya makuru y'ingenzi cyane. Ubu ngubu muri Rubi network abantu bose basanzwe mininga iyi coin ya Rubi network bari kubaha KYC. Abantu bose basanzwe mininga iyi coin bari kubaha KYC. Ubwo niba utari wahabwa KYC menya ko ntabwo buri active nyine cyangwa se ntabwo umininga. Aya makuru nta ingenzi cyane bitewe nuko hari abantu benshi bari bamaze igihe batamininga bitewe nuko babimye ama KYC. Gusa ubu ngubu urabona ko reba urugero nk'aha ngaha, urabona ko ubu ngubu abantu bari kumininga nta bantu 44 gusa mu bantu 300. Guys, ubu ngubu bari gutanga KYC kandi ubu ngubu Rubi ziri kugurwa. Ubu ngubu Rubi ziri kugurwa. Ibaze ko ubu ngubu Rubi turi kubasha kuzigurisha tukanazigura. Hari izo ufite abantu bambwira nkazigura nona, nanjye niba hari izo ukeneye za KWC nabasha kuziguha kandi ku mafaranga makeya cyane. Guys, Rubi ni amafaranga nubwo itari yajya ku isoko ariko tubasha kuzigura ndetse tukanazigurisha. Ndetse ubu ngubu abantu benshi bariraga ama KWC ariko ubu ngubu bamaze iminsi bari kuzitanga. Basiko muri uku kwezi ndumva nakiriye abantu barenga 200 bari kunsaba Rubi zo gukora KYC. Ndumva nakiriye abantu barenga 200 muri uku kwezi. Urumva ko Rubi ubu ngubu imeze neza cyane. Guys, iyi Rubi network mbibutse ko ba nyiri umushinga batangaje ko cyase bavuga ko niramuka igiye ku isoko itazajya munsi coin imwe, ntabwo izajya munsi y'amadolari 2. Ubwo urumva umuntu ufite nka coin, reba urugero nkanjye ubu ngubu mfite coin 1800, mfitemo amadolari 3700. Urumva ko nta mafaranga menshi cyane, 3700 by'idolari. Ubwo urumva harimo miliyoni zisaga 5, harimo miliyoni zisaga 5 z'amanyarwanda. Amafaranga ntabwo ari make cyane, ntabwo ari make. Noneho just ku muntu waguze coin, ku muntu ufite coin yaguze yabitse, azafite amafaranga menshi cyane. Okay, nanone niba hari umuntu ukeneye kugura Rubi ataziguze ku muntu mugenzi we wenda usanzwe uzigurisha bisanzwe, just ashaka nko kujya kuri exchanges zitandukanye, ubu ngubu tubasha nkatwe urugero iyo turi kurangura coin za Rubi tujya kuzirangurira muri, hari abazirangurira muri Pybase nayo isanzwe ifite mining ya Vero ya yindi. Ndumva narabakoreyeho video zigiye zitandukanye, niho tubasha kurangurira coin. Gusa kuzirangura guys abari menshi nyine, urumva bakata amafi bega nyine, usanga nyine yari gufata mu mafaranga n'ubundi menshi, ntabwo bari makeya cyane. Gusa hari n'abandi baba bazigurisha biraho bisanzwe nyine, ubwo nabo baba bafite iyo bazikuye, iyo baziguriye. Ubundi kwa yaramanuze kwa yarama exchange, iyo uri bugure coin nyinshi cyane nibwo ubusanga ufite inyungu. Iyo uragura coin nyinshi nibwo ubusanga umeze neza cyane. Gusa twe turazigurisha, nta kitubuza kuzigurisha. N'ubungubu urebye muri historic urabona ko ni coin nyinshi cyane mba nagurishije, ni nyinshi mba nagurishije nyinshi cyane kabisa. Nanga natanze 200, aha ntange 100, ni nyinshi. Turazigurisha, turazigura nyine tukanazigurisha. Niba naziguze ku mafaranga make mba ngomba kuzigurisha ku mafaranga menshi. Ni ibintu nyine biraho bisanzwe. Bitewe nuko ubu ngubu nanone reka nanone nongere ngaruke kuri aka kantu. Hari abantu benshi cyane bamaze iminsi barabuze migration zarahagaze, cyangwa se kwimura Rubi uzikura hano tuzimayiningira hano kugira ngo nyine ujye kuzigurisha. Kwimura Rubi uzikura hano tuzimayiningira izi ngizi, hanyuma uzijyana muri wallet yawe kugira uzigurishe hano, uzijyana hano. Byarahagaze ubu ngubu bimaze iminsi bidakorwa. Byarahagaze nyine, barabihagaritse. Iyo ugerageje kubikora bakubwira ko bari muri maintenance cyangwa se bari mu mavugurura. Ubu ngubu rero byarahagaze, ubu ntabwo bigikorwa.
bibutse ko hano niho dukorera migration cyangwa se niho twimurira Rubi. Urabona nk'izi 90 nshaka kuzimura, urabona ko ntabwo bikunda, ahita bakubwira ko bari mu mavugurura ugomba kongera nyuma y'igihe gito. Gusa ibi ngibi byarahagaze bitewe nuko batubwiye ko bari mu mavugurura. Ubu ngubu bikunze babifungura, urabona ko nahita nimura Rubi 443. Izi ngizi nizo ziri available cyangwa se nizo zibasha kubona, nizo maze kugira ute, nizo maze gukorera, zabaye migrated ku buryo ntabasha guhita nzimura baramutse banyemereye. Urumva ko ni nyinshi cyane guys. Rero iyo niyo update iri muri Rubi network. Mbibutse ko ubu ngubu niba hari umuntu wafunguye wallet nyinshi cyane akaba atibuka seed phrase cyangwa se akaba atibuka hash code, yarafunguye wallet eshatu zose, inama namubwira nukugira ute, nukwandikira Rubi team akazategereza igihe bazamusubiriza, bitewe nuko ubu ngubu nta future ihari yo kuzisiba cyangwa se yo kongera guhindura wallet mu gihe wibagiwe password zazo. Nta ihari, urategereza koko, urategereza igihe kinini guys. Rero ndumva ayo ariyo makuru y'ingenzi nababwiraga. Iyi Rubi network nayo batubwira ko amakuru dufite nyine, batubwira ko uyu mwaka ishobora kuduha amafaranga. Uyu mwaka iyi Rubi network ishobora kuduha amafaranga, ndetse na ya yindi bita Star X network. Ya Star X network yo igiye kujya ku isoko vuba, bitewe nuko nayo mbibutse ko twasoje gukora KWISOKO guys. Rero twongeye dusubire mu zindi video, izo zarizo update nari mbafitiye kuri izi coin. Izindi coin nazo ndagenda mba update, dore ko hari update nyinshi cyane kandi nziza. Abantu tubana muri group ya WhatsApp ubu murabizi ko mba nayabagejejeho kare, nyuma muyicaranye. Twongeye dusubire mu zindi video. Niba utari wakanda like kuri iyi video, yikande kugira ngo tujye tubasha kuba no mu zindi video zigiye zitandukanye. Na Dariyusi Tech.